Yes, twongeye kandi kuguhereza ikaze ahangaha kugira ngo uze ubane natwe. Izina nibuka ni Empire gusa. Ariko munyamakuru. Erega ndi mushyashya. Cha ndakwirukana. Ndi mushyashya, ndimukane. Ntago ibintu ndabifata mu mutwe. Kuko ndikujya kuvuga iribanziriza Empire, hari irindi zina riri kungora riri ndakwirukana cyangwa nzagukata. The Dust Empire. Umuntu wibagirwa boss we. The Dust Empire. Ndakwirukana pe cyangwa nzagukata. Nabimenye. Ni The Uyu Dust. munsi ugomba kuza kurara. Ugomba kuza kurara mu repeta. Turabashuje rero inshuti zacu aho muherereye hose mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo mu mujyi wa Kigali ikaze kuri The Dust Empire. Imana y'amahoro igomeze ibaho umugisha. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, ni umunsi tugiye kurebera hamwe ibyo twavuzeho mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki, ariko tukaba tugiye kongera kubyitsaho noneho turebere hamwe ese ni ikihe kibazo kigenda kiboneka kuri bamwe na bamwe bareba ibiganiro by'abashinze urugo kandi bo ntarwo bafite, ingaruka zabyo ndetse ingaruka byabagiraho kuba bareba ibiganiro by'abubatse urugo kandi ntarwo bafite. Iyo ngingo rero tugiye kwigarukaho cyane, yaba ari abasore yaba ari abari bigeze kugira urugo kubw'impamvu runaka bikaba ngombwa yuko izaba batarufite. Niyo mpamvu rero tugiye kurebera hamwe n'izihe ngaruka zishobora kuba zabageraho mu gihe badafite urugo. Ya inshuti zacu rero mukore kuri subscribe kugira ngo ikiganiro cyose kiza muzaze mukibona. Ni ibiganiro byiza, ni ibiganiro byuje inama, ni ibiganiro kandi bikunzwe, bikaba bikunzwe n'abantu benshi cyane rero. Reka twongere dusuhuze intara ya gatandatu umunyamakuru, ariko ira ntara ya gatandatu niyo nini mu ntara dufite, niyo nini iruta intara dufite buriya, kubera ko intara ya gatandatu iragenda igakubita muri Amerika, yego, igafata Canada, igafata Australia, igafata muri Oman, yego, ikagenda igafata mu Bufaransa, ikagenda igafata mu Bwongereza. ariko ubu ni nkubaza intara ya gatandatu ihera ikagarukira ntahigira kuko ni Burundi irahari na Uganda irahari, ariko i Burundi ari umudiaspora, si byose. Iyo bavuze diaspora bumva muri Amerika, i Burayi, Aziya, Amerika, ntibamenye yuko umuntu uri Uganda hano hakurya gatuna ari umudiaspora. Niko rero reka rero turebe, niyo impamvu mbikubajije. Aba diaspora ni benshi cyane, ni benshi, tureke n'intara imwe iyo mu gihugu ushobora no gukora igenzura ugasanga ni benshi cyane kurusha n'abantu bari mu gihugu, kubera yuko iyo urebye ibihugu byose bigiye biri occupé. Hari ibihugu byinshi cyane za Malawi ho ushobora nko kugenda ukagira ngo ni mu Rwanda. Ya nabo turabashubuje rero, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Turebere hamwe munyamakuru, hari ikintu ubona ukabona, hari ikintu nifuzaga kugira ngo abe cyo duheraho. Yego, umuntu arashatse, yego, ararongowe, amaze imyaka 20, arapfakaye. Ni izihe ngaruka zimubaho mu gihe atakibona umugabo? Ese ari ukuguma wenyine no kongera gushaka undi? Icyo akwiye gukora ni iki? Urakoze cyane. Ibyo nibyo bibazo bibiri ngira ngo ikibazo cya mbere, ingaruka ziri bugere ku mugore wari ufite umugabo izi saha akaba atamufite, siko umbajije munyamakuru. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti mu gihe wenda reka tubanze ku kibazo cya mbere, dusubize ikibazo cya mbere. N'ubundi umuntu wari ufite umugabo akaba izi saha atamufite, yarapfakaye. Hari impamvu yatumye ashaka umugabo. Iyo mpamvu bwa mbere yatumye ashaka umugabo wenda agapfa akaba atamufite, iyo mpamvu izi saha ntago iri gusubizwa. Urumva umunyamakuru? Ni ukuvuga ngo nimba umuntu yaragiye gushaka, yari yarashatse umugabo, yamushatse bitewe nuko hari ibibazo agiye gukemura. Izi saha uwo mugabo kubera ko adahari, nta bibazo, bya bibazo ntago ari kubikemura. Ikindi kandi kubindi kuba yaramaze gushaka isi saha akaba adafite wa mugabo,
byakaruta yuko atari yarigeze anashaka na rimwe. Kubera yuko abantu mwubatse ngo cyangwa se abantu mufite urugo murabizi umumaro w'umugabo cyangwa umumaro w'umugore, ni ukuvuga ko hari ibyo agomba aba ari guke akemura mu rugo, ariko no muri mindset hari icyangiriro. Hari ibyo umugabo yakemuraga mu rugo, hari n'ibyo umugore yakemuraga mu rugo, none izi saha ntawe uhari. Mu bigaragara mu bifatika birahari, ariko no muri mindset habaho kwangirika. Muri biology cyangwa se no mu bumenya muntu, umuntu no kuvuga ngo mu gihe hari ibintu yakonsomaga bituruka ku mitekerereze, ariko ibyo bintu bikaba bitagihari, imitekerereze ye irangirika. Sibyo, reka turebere hamwe umugore udafite umugabo kandi yarigeze umugabo. Icyambere, mu byiyumviro byiwe habamwo impinduka, cyangwa se muri characteristic, mu myitwarire yiwe habamwo impinduka, kuko muri mindset, mu mitekerereze yiwe hari ikintu cyabagamo cyamaze kuvamo kitakirimo. Aho turagendana. Noneho nukuvuga ngo noneho no mu bifatika, murabizi umuntu wigeze kurarana n'umugabo cyangwa se umuntu wigeze kurarana n'umugore, kubaho atamufite byo birumvikana, umuntu wese arabyumva. N'umusore yabyumva nubwo yaba ataragira urugo, n'umugabo n'umukobwa yabyumva nubwo yaba ataragira urugo. Ntago bishoboka yuko umuntu yaba yarigeze kurarana n'umugabo cyangwa yarigeze kurarana n'umugore ngo namubura ngo uvuge ngo ibintu biracyari tirebye. Ntago byaba ari tirebye, kuko hari ikintu aba yamaze kubura nyine. Noneho rero no mu mitekerereze ya wa muntu arangirika. Muri management cyangwa se mu buryo ya managingaga urugo, yarafatanyije n'undi muntu. Izi saha bya bindi wa muntu yakoraga bari bafatanyaga ku managinga urugo, ntawe ugihari. Araza bihite bigira gute, bihite byipakira mu bwonko bwiwe. Turi kumwe? Noneho rero nukuvuga ngo na kwa kundi wenda yavuga ngo ikintu akigiriye ikibazo, aho kugira ngo akisubize hari undi muntu ari buze kugiha akimusubize, uyu munsi aribaza akisubiza. Urumva umuntu atari bwangirika mu bwonko. Ari nayo mpamvu rero Vedasta Empire twararebye dusanga n'uwo muntu tukwiriye kugira gute kumugirira umumaro. Nimba ari kureba ibiganiro byacu, hari igisubizo agiye gukuramo kugira ngo yongere yiyubake. Erega uriya muntu udafite umugore cyangwa uriya muntu udafite umugabo yari yaramwigeze, yarasenyutse. Ibintu byumvikana kuri buri muntu wese, aba yaramaze gusenyuka. Ariko ikintu Vedasta Empire ibereye ahangaha, turashaka kongera kubaka ba bantu basenyutse, kubera yuko bigeze umugabo bakaba batakimufite, kubera yuko bigeze umugore bakaba batakimufite. Niyo mpamvu rero nukuvuga narindi kugusobanurira ibigaragara bifatika. Mu bifatika nukuvuga ngo management y'urugo bamanagingaga urugo ari babiri, none uyu munsi ari kumanaginga urugo ari umwe. Nimba yarapfuye cyangwa se nimba baratandukanye bari bafitanye abana, hari bezwe abana bagiraga, bose bagahita bazihuriraho bakazikemura. Ariko uyu munsi arasabwa guhita akemura za bezwe bari bahuriyeho ari babiri. Icyo nacyo kiramwangiza mu bwonko. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo nimba wenda n'urugero yagiraga ikibazo, akavuga ngo wenda reka tuvuge ahuye n'ikibazo ari ku gasozi, arahita yisetinga amavuga ngo umugabo wanjye iki kibazo ndibuze kukimugezaho aragikemura, cyangwa se umugore wanjye iki kibazo ndibukimugezeho aragikemura. Nahura n'ikibazo ku gasozi direct niwe uri buze kongera kugira gute kurwana no kukikemurira. Urumva umuntu ataramaze kwangirika, yamaze kwangirika. Ikindi kandi no mu bintu bitagaragara, ikintu bita mindset zirangirika. Mindset, reka nkubwire munyamakuru, ntubona ukuntu abantu bakora divorce bakerekana yuko nta kibazo bafite, shaw bose baba bafite ikibazo. Niba shake baba batandukanye baraheneranye, iyo kimara kumva ngo barabisoje, urukiko rurabisoje, ubundi mbere batarabisoza bayumva byakunda ko bakongera bagasubirana. Ariko iyo bakimara kumva ngo barabisoje, umwe aciyukwe n'undi aciyukwe, mindset zitazangirika ko kanya. Hari umugore ujya kumva ukumva bagataho kugira ngo nsubirane na papa runaka nakemera ngapfa nkavaho. Buriya rero munyamakuru, n'ibyiyumviro ni n'umunwa, ni no kwivugira, ni n'ururimi. Buriya ni ukuvuga ngo umuntu wigeze urugo, biriya bavuga ngo prank zibaho, ngo umuntu ngo agakora gahunda yo gushinga urugo bidahari,
ngo noneho ngo kubitewe na tageti akavuga ngo igihe runaka azahita rusenya. Ndahamya yuko ushobora no gutangira uvuga ngo ni ibintu wigiriyemo wazageramo ugasanga kugira ngo uzabivemo birakugoye. Hari n'umuntu ushobora cyangwa se umugabo yari afite umugore umugore we wenda akitaba Imana, bari kuva ku irimbi rwose hatishira iminsi 3 katayirongora undi mugore da. Aho rero hari ikintu bita ngo wa muntu ndabifata mu bika bibiri. Hari ukuba rwa rugo n'ubundi rutari ruriho nka za zindi twirirwamo twongera twunga sibyo rutari ruriho wa mugabo agapfa n'ubundi nta mugore yari afite sibyo, ariko hakaba n'undi muntu uzi gushaka igisubizo akagishakira mu bupfu ako kanya. Urabyumva? Gushaka igisubizo kwimahoroniza, ijambo kwimahoroniza ntago bakunda kurikoresha, ariko no gushaka amahoro adahari, kwihesha amahoro. Yego. So ikintu cya mbere rero n'ubujyanama ndi wihita ntanga kuri abo bantu. Wa muntu ugiye guhita ushaka uzi ko ari buze guhita kubonamo inyamaswa gotese. Kandi abandwanga bazanye uyu muntu kugira ngo amube hafi amuhe kasoringa. Agiye gushaka igisubizo cya direct, kandi mu mutwe we haracyarimo ibibazo. Ikintu agiye gushakira igisubizo ugira ngo nicyo kibazo, ntago ari cyo kibazo, kuko ubundi ikibazo kiri mu mutwe arasabwa kubanza gufata umurongo. Arasabwa kubanza gufata umurongo w'ubuzima. Buriya ubuzima bwa mbere buba bumaze gupfa. Urumva? Nta buzima nawe buriya nubwo baba bashyize mu butaka wa wundi nawe aba yamaze gupfa. Ubundi n'ubundi ni ukuvuga ngo umuntu ufite umuntu bashakanye agapfa muri irya minsi nawe ntago aba ari muzima. Burya ni ukuvuga ngo rero iyo uhise ukubitaho ibyo bintu ugahita uvuga ngo ugiye guhita ushaka undi mugabo cyangwa ugiye guhita ushaka undi mugore, hari ibintu byinshi uba uhise ugira gute wongera ukangiza kurusha uko wari umeze. Niyo mpamvu rero wa muntu wawe ukubwira ngo agiye kugukanseringa afite mindset, afite ibitekerezo, aratekereza, ndago cya kintu ukoze we atagitekerezaho direct. N'ubundi muri kwa kwimahoroniza aragufasha kwimahoroniza, ariko ni hahandi usanga avuga ngo ubundi si uyu nguyu umugabo we apfuye agahita nshaka avugira urukundo. Erega abantu bashakana kubera urukundo. Iyo umuntu amaze kugucekinga agasanga nta rukundo ugira araba kubaza iki se? None se wa muntu ugiye gushaka mu minsi 3 mu cyumweru upfushije umugabo cyangwa upfushije umugore ugira ngo we nta bwenge afite? Nawe afite ubwenge, nawe aratekereza, arareba akareba uno muntu upfushije umugabo mu minsi 2 minsi 3 agahita ashaka. Ariko se ubundi uwo muntu bashakanye amukuye he? Hanyuma uriya muntu rero nawe twari turiho wagize ibyago, wavuze ingaruka zimugeraho mu gihe cyose atagifite umugabo. Yego. Uramukangura, uramugira iyihe nama? Uriya muntu turamugira inama. Hari ibintu bibiri ukora hano kuyicana. Uri umuranga. Ndi umuranga. Cya kabiri umujyanama. Uri umujyanama w'ingo. Uriya muntu wapfushije umugabo akaba ubu ngubu nta mugabo afite. Mu gihe Vedasta Empire tutari twajya mu byacu ngo tumugereho nawe atugereho, dore inama tumuhaye. Byose birashoboka yuko yakongera akagira umugabo akaza akaziba icyuho cy'uwa mbere, nubwo wenda tutabihamye 100% yuko umugabo wa kabiri yaza akaziba icyuho cy'umugabo wa mbere. Abantu bantega amatwi, yego, mukurikirane Vedasta Empire, ariko gukurikirana Vedasta Empire ntago dukuraho kuri. Ni ukuvuga ngo umuntu wapfushije umugabo we wa mbere bakundana bafite urugo ruzima ashobora kuza agashaka undi mugabo, tukavuga ko yaziba icyuho, ariko ntago byaba 100%. No kubera yuko hari ibyo wa wundi yari yarubatse atazigera mukura. Wabyanga wabyemera, ntago hari ibintu byinshi umugabo wa mbere cyangwa umugore wa mbere yubaka muri mugenzi we, wowe wa kabiri utashobora kuza ugakura ukamukuramo. Yego birashoboka kubirenzaho urugo rukabaho kandi rukabaho mu byishimo, ari nazo nama tuzakomeza kubaha. Mbibutse yuko ntago tuzaza duhuza abantu ngo duterere iyo ngiyo. Nimba tumaze guhuza abantu tugomba kuzaza tureba zango zabo, rwa rugo rwabo n'ubundi
rwa rugo rwabo mu buzima bwa buri munsi n'ubundi rumeze gute, nkuko n'ubundi zo tutahuje n'ubundi duhora tureba ese abantu bashakanye ba muryango sosiyete nyarwanda umeze ute. Ni ukuvuga ngo nicyo ngicyo Vedasta Empire byatumye tubaho, ni ukugira ngo turebe ibibazo abantu bagiye bafite, uburyo muvuramo cyangwa uburyo mukemuramo ibibazo. Reka mbyite ubuvuzi. Mukoresha counseling isanzwe cyangwa mukoresha n'imiti? Kuko yewe ikiganiro nkuriki ibintu uri kuvuga ndimo ndumva ko kwa kuri bavuga ngo mu muntu harimo undi muntu, ndumva mu biganiro uri kuvuga harimo ikindi kintu cyishe, kandi birakwiye kugira ngo abanyarwanda babimenye. Icyo abanyarwanda bamenya, umunyamakuru, icyo abanyarwanda bamenya ni uko Vedasta Empire ni inararibonye. Vedasta Empire ni inararibonye za zindi z'impano. Noneho ni ukuvuga ngo hari ikintu bita impano, hakaba n'ikintu bita education, kwiga no kuba umuntu afite impano. Rero iyo umuntu afashe education cyangwa se akabihuza n'impano, sibyo talent, ukabihuza n'impano, ni ukuvuga ngo ni ibintu biza bihita bijya ku murongo bikamera neza cyane. Nta muti wundi dutanga, dukoresha ibintu biri mentality, ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo dukoresha ibitekerezo, tubanza kumenya ese ubundi iyo tugiye gutanga umuti utari umuti uyu nguyu mu bigaragara, tubanza kumenya ubundi se umuntu akunda iki. Iyo tugiye gutanga igitekerezo tubanza kumenya ngo cyangwa inama, tubanza kumenya ngo umuntu akunda iki. Mbere yuko ujya kuba wata umuntu igitekerezo cyangwa inama, ugomba kubanza ukamenya icyo akunda n'icyo yanga. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kumenya icyo akunda n'icyo yanga, niho ushingira ubasha kuba wamugira inama, ubasha no kuba wamuha ibitekerezo runaka. Ni nayo mpamvu niyo tugiye mu rugo tugiye kunga abantu, tubanza kumenya ngo ubundi se runaka akunda iki, mu rugo akunda iki, yanga iki. Iyo tumaze kumenya icyo umwe yanga n'icyo akunda n'icyo undi yanga n'icyo undi akunda, bibasha kudufasha se turi bugize izihe nama, turi butange izihe nama. Niyo mpamvu rero Vedasta Empire dutanga ubuvuzi cyangwa dutanga inama biturutse muri mind, biturutse mu kuganirizwa. Ni ukuvuga ngo tuganiriza umuntu, nta yindi miti ku ruhande dukoresha, nta yindi myuka dukoresha ikintu bita mind, ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo ubwo rero iyo tufite umugore n'umugabo hakazaho n'ibitekerezo byacu, ni ukuvuga ngo nta kintu cyatunanira. Ikitunaniye nyine ntago kiba gihari. Yego. Ni ukuvuga ngo rero n'abandi bantu bose bazabasha kuba bakurikirana Vedasta Empire kugira ngo babe bashinga urugo, nta kishobora kutunanira. Ikintu kizatunanira muzaze mumenya ngo nta gihari. Ikintu kinanira Vedasta Empire nta gihari. Ni ukuvuga ngo muri rusange hari igihe abantu bavuga ngo ese hari nk'umuntu wambajije ikibazo arambaza, ese ko mujya inama ku bijyanye n'ingo murubatse? Ariko nanjye nari ngiye kukikubaza, kubona akomeje kureba intoki zawe, nimba wanyitegereje neza mbona nta mpeta iriho, nkareba imyaka nkabona iyo gushaka urayifite, ariko nari bukikubaze nanjye. ukuvuga ngo amashira kinyoma wenda munyamakuru, iki kiganiro dukoranye ubu ngubu uracyari mushyashya kuri channel yacu, uko mubizi ndacyari mushyashya kuri Vedasta Empire, uracyari mushyashya. Yego. Umunyamakuru twakoranaga wenda we twari twarabivuze mu biganiro bya mbere, abadukurikirana byose barabizi, ariko reka tubwire wenda n'ababa batangiye kureba Vedasta Empire muri ubu ngubu impamvu impeta ntayambaye. Naje nisanisha n'abantu badafite ingo. Uyu munsi niba uri kubwira ariko uri umugabo. Igisubizo urumva ubu maze kumva iryo jambo yacyumvishije. Naje nisanisha n'abantu badafite ingo kugira ngo tuvuge ku bintu bimwe. Ni ukuvuga ngo ndi kwisanisha n'abantu badafite ingo kugira ngo
babone ko turi kumwe. Rero ni ukuvuga ngo mfite umugore umwe kabyara na kobwa na hungu. Wari ubizi umunyamakuru turi kumwe mu gihe cyashize hari ijambo twajyaga duhora dupfa, arambazaga ngo harya ngo wakwibutsa umubare w'abana bagukurikiye. Urumva nuko iminota yatugendanye. Yego. Ndimo ndatekereza cyane cyane kuri ya muntu ndizera ko wamugiriye inama yo kuba yakongera akagerageza amahirwe ya kabiri akaziba icyuho. Bisanzwe se ko numva ibintu bya sexology nimba ariko babivuga ntago mbizi. Sexology. Yego. Ko numva bifiteho amakuru kuba uriya muntu yarageze ibyaga agatandukana n'uwo bashakanye cyangwa akitaba Imana. Hari ingaruka bimugiraho mu mubiri. Yego. Kuko twavuze mu mibereho isanzwe. Yego. Urakoze cyane. Nubwo wenda umuntu atize sexology cyangwa se ariko turasoma tukanakurikira bimwe mu biganiro ababyize batanga. No kuvuga ngo umwe mu bantu bakora ibyo biganiro atari ngombwa kuvugira kuri kamera, icyo kintu yagitanzeho inama. Yagitanzeho inama zimeze gute? Umuntu utarashatse cyangwa se umuntu wari warashatse umugabo cyangwa umugore yaramenyereye gukora imibonano mpuzabitsina, yaramenyereye gukora imibonano mpuzabitsina, reka tubasobanurire kuri iki ngiki. Ingaruka zirahari kandi mbi cyane. Mu marangamutima cyangwa se mu ndangagaciro zawe ushobora kwifata. Ukifata ntusambane, ukifata ni byiza kandi turanabibagushimiye umuntu wese udukurikiye, waba warigeze umugabo cyangwa se waba warigeze umugore ariko kugeza ubu ngubu ukaba udasambana, ni byiza mu ndangagaciro zawe. Ariko reka tukwibutse ko mu bijyanye n'imyubakire y'umubiri habamo ikibazo. Habamo ikibazo kubera yuko movement cyangwa se imikorere y'imisemburo buriya iba yarahungabanye cyane. Nago turi bubyinjiremo cyane bitewe nuko tushobora kuba twabyinjiramo nasomye neza nkababwira imvano yabyo cyangwa se nkabatumirira umuhanga kuri byo wabyize neza. Ariko igisubizo kiri direct. Umuntu wigeze umugore, umuntu wigeze umugabo ubuzi saha akaba adakora imibonano mpuzabitsina, mu mubiri we harimo ikibazo. Yakwimahoroniza, yakwiha amahoro, yarinda indangagaciro ziwe, ariko akicara abizi yuko n'ubundi byanga bikunda mu mubiri habamo ingaruka. Yego, nakomeje kukubaza ibibazo byinshi ariko reka nguhereze umwanya tugana ku musozo utanga indi message yawe wari ufite. Message nari ngiye gutanga kuri uriya muntu wabashije kuba wagize ibyago izi saha akaba yari afite uwo barwubakanye, izi saha bakaba batari kumwe, yaba yarapfuye, yaba se barakoze divorce, yaba umwe yaragiye ukwe n'undi akajya ukwe. Namubwira ngo haracyariho ibyiringiro yuko yakongera akagira urugo ku myaka afite iyo ariyo yose, tutitaye ku myaka afite. Turabizi ko ngo muka perezida uramuzi? Ntago muzi. Uriya mu mama wigeze gushaka umwana uya muka perezida ni umugwiza atunga muri Rwamagana. Ashakana n'umusore ukiri muto cyane, baratwitse, baratandukanye. Ubizi saa tuvugana yashatse undi musore uri hasi ya wa wundi. Ni ukuri. Kwicecuza ni ukwicecuza kwisazura. Ni ukuvuga ngo rero kuri Vedasta Empire tuzahuza ibishobora guhuza kandi nta n'ibitazaba bihari. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ni karibu kuri serivisi tuzaba turi gukora cyangwa se kuri connection tuzaba turi gukora. Rero nabwira uriya muntu ashobora kwimahoroniza cyangwa mu ndangagaciro ziwe, ariko birashoboka yuko yafata n'icyemeza kongera akagira urugo. Ntago yaba aciye nk'amabere yongeye kubaka urugo, kuko byarushaho kuba byiza. Nubwo Paul yavuze ngo ibyiza ni ukudashaka, ariko se nyine yamaze gushaka we. Maze gushaka byaba byiza we impamvu yanditse ririya jambo hari n'abadukurikiye bajya baryumva ko ritari. Paul mbere akitwa Sawuli
yarongoye abagore beza kandi benshi. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe mu isi yari akeneye kuko yabayeho umwami. Niyo mpamvu yavuga ati bibaye byiza bamera nkawe, ariko si uko atari yarazengurutse abagore bose ashaka, kuko nabo yicaga hari abo yabaga yabanje kugira gute gukorera ibi. Muri makeya rero icyiza nawe ndagushyigikiye ni ugushaka, kuko urugo rutagira imbwa rwinjirwa n'umujura ubonetse wese, ariko rufite imbwa imoka hari umujura udapfa kuhakandira. Abanyamakuru aho ngaho urakoze cyane. Reka dusoreze kuri iki ngiki. Urugo rufite umugabo, urugo rufite umugore nirwo ruba ari urugo. Ubundi ni ukuvuga ngo urugo rutabarwa rudafite umugabo cyangwa rudafite umugore ni ikindi kintu tutabona izina ryacyo, ariko tubahumurize yuko birashoboka yuko mwakongera mukagira urugo. Ikindi kandi biravunanye cyane kuba waba warigeze gufatanya n'undi muntu inshingano izi saha ukaba uri kuzikora wenyine. Tubashishikarize rero kujya mwakurikirana bino biganiro byacu kugira ngo muzaze mukuramo bimwe mu bisubizo cyangwa se bimwe mu bintu bigomba kububaka aho mwasenyutse. Vedasta Empire turabakunda cyane. Reka rero tubashimire inshuti zacu z'akadasohoka, nzahora mbivuga iminsi yose. Abatarakora subscribe mureba aho hasi mukore subscribe, tuzaze tubana muri biganiro. Murabizi yuko turabakunzi banyu, muri inshuti zacu. Umunsi ku wundi dora dushaka ibi ineza kuri mwebwe, dora dushaka ineza ku ngo zigiye zitandukanye. Dushishikariza umuntu wese ukeneye ubufasha cyangwa se ufite ibitekerezo yatanga yuko yajya yandika muri commentaire cyangwa muri comment mu zindi ndimi, tukabasha kubona ibitekerezo bye, tukabasha kubona ibyo twamufasha. Ikindi kandi turasoza dutanga nimero za telefoni zikuru WhatsApp zo guhamagaraho kugira ngo serivisi yari yose wadukeneraho ube waduhamagara tuyikugezeho. Nimero rero no kuvuga ngo nimero ushobora kuduboneraho kuri WhatsApp ni 078 029 68 70. 078 029 68 70. Yo kuduhamagaraho ni 078 078 Rero nshuti zacu z'akadasohoka turabashimiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha, muhaye muronke aho mujya hose. Imana ibarinde mu rugendo rwanyu, mugereyo amahoro. Abandi bafite ibibazo Imana igomeze